ibintu byose abantu babihinduye politiki. Nabyo barabishakamo politiki. Ati yewe baravuga ko abahutu bishe, ngomba kubavugira, ntabwo najya hariya cyangwa ngo nishyire hanze mvuge ko dusaba imbabazi abishe, abantu bishe mu izina ryanjye, ntabwo nabikora kubera ko mbikoze se nzumvikana nte nyine muri iyo constituency. U Rwanda rubana n'abarwishe, space duha n'abagenosideri. Waha space umugenosideri warangiza space abantu bababaza yindi ni iyi. Democracy, human rights, freedoms. Ahubwo twarengeje igipimo. Yes. Space n'abagenosideri babona bakisangamo. Muraha abantu agaciro batari banafite. Hariho ahantu hakwiriye kuba gucibwa umurongo. Hari ahantu umurongo ntarengwa uvuga ngo aha handi hose du ibyo ushaka ibyo rebe byose, ariko hari umurongo utarengwa. Hari umurongo ntarengwa, ariko nibagerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise. Twebwe aho tuvuka ni Cyangugu, nta nkotanyi zahageze, bityo ngo abanyacyangugu bica abatutsi babaziza ko inkotanyi zabateye. Ntabwo twabonye twebwe, ariko kubona n'abantu bica abasazi bakica impinja, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje, ntabwo tubishyigikiye, nta nubwo tubyemera. Guhaguruka ukagenda mvuga ngo navuye mu bagabo, igihugu cyateranye, abantu bavuze ibikomere, barababaye, abantu n'imfubyi, abagore bafashwe ku ngufu, abana ibintu by'indengakamere, mu by'ukuri bivuye ku mutima wanjye. Ubwo bwoko bwacu bwakoze ibintu bibi kandi yewe bisabiye imbabazi. Ndumwe nabaye mu buyobozi bwagize uruhare mu mahano yabaye muri iki gihugu. Abanyarwanda nzabasaba imbabazi, kandi ndabasezeranya ko Perezida wa Repubulika n'abandi twabanye muri ubwo buyobozi bakaba bari muri iki gihugu, nzabafasha kugira ngo nabo batere intambwe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Arega kuba tutabona ibintu kimwe, tibivuga ko tutari bamwe, kandi kuba tutanyura mu nzira imwe ntibivuze ko tudahuza icyerekezo. Gusa kuvuga ibitagenga ndetse no gukeburana n'ibyakabaye intandaro yo gutongana. Kubaho no kubana ndetse no kubahana, buryo umuntu n'undi tamutukamara. Tuje tumenya ko nta rugingo wabura, ngo umubiri wawe ube udafite nenge. None twibanire kandi twumvikane ndetse dukeburane. Rukundo Mikaeli Bonheur TV. Rukundo Mikaeli Bonheur TV. Ubwandu abanyarwanda dufite, abanyarwanda bamwe bafite kurusha abandi, ariko byose bikarangira bibuye abanyarwanda, burakabije. Burakabije. Buri munsi yewe uko bigenda numva ibintu bimwe nkavuga ko ntari mbizi, waba ukirangiza hakaba haje ibindi. Ngira ngo ni bimwe abantu batinya kuvuga cyangwa kutinya kubwira abandi. Vuba aha no mu muryango wanjye mvukamo hari ibintu namenye vuba aha, nza kubaza n'abantu, ariko kuki mutigeze mubimbwira? Mbaza n'umuryango wawe, kuki mutigeze mubimbwira? Umuryango wacu tuvuga turi 6, igihe n'igihe umuhererezi
uwa kabiri muri twe ejo bundi nibwo nabimenye muri 70 za 72 na kabiri na rimwe na kabiri aho niki abinaho yakiba mu Rwanda mu ishuri yigagamo ishuri ngo ry'Ababiligi hariya Huye za Butare bajyaga bagera igihe buri cyumweru cyo kumushyira ku parede bakabwira ishuri ngo ariko ngo harya ngo hano Abatutsi ni bande Abatutsi ni bande abandi ntabwo ariko no muri abo bera hari abajyaga ku ruhande rumwe nabo bakavuga ko ari bamwe muri abo ngabo noneho bagahamagara uwo mushiki wanjye bakamuhagarika aho ngaho ngo muze Umututsi kwaza abandi ngo ni muze bagatora umurongo ngo ni muze mumve uko bameze ngo izuru ngo mu izuru rye ngo nta gufwa ribamo ngo no umukobwa agahaguruka akajyaho bakaza bakura batyo n'ejo akaba azi ko ari uko bazamugira n'ejo bundi they would parade her imbere y'ikirasi kamuhaguruka ngo nimuze ngo wari wafata ku izuru ry'Umututsi ninde babaga buri wese bakagira tani zo kunasubiramo n'uwafashe ku izuru ry'Umututsi akaza kugaruka kureba niba ryahindutse yabaye ikintu ubwo icyo ni igihugu ubwo murabivuga ni igihugu aha nuho twabyamenye kintu bari barabimije mbimenye ejo bundi ariko bangiriye neza kuko ibintu byinshi nk'ibyo sinkwiye kubimenya kera mu ntambara ibyo Musa yababwiraga twajyaga dusanga ahantu bamaze kwica abantu hari mass graves harimo ibihumbi 1,500 ibihumbi 3 tugasangamo abantu imibiri yabo igishyushye batarapfa bataranoga bamwe twabavanagamo bakaba bazima ariko bigeze aho mbwira abantu maze rero nimunabibona mwo kuzajya munabimbwira muzongera no kujya mubinyereka kuko akazi kari imbere ntabwo gashaka kubona ibintu nk'ibi kuko wabibona akazi wakoraga ukagakora ukundi nabwo ntigese ngishaka kubibona mujye mubimpisha ntimukanabimbwire hajya twaragura abana abagore baraho harimo bakiriho n'ubu ngubu hari uwo nasanze ngira ngo mu 2004 twagiye Murambi na kane ngira ngo mu bintu bya genocide hari umwana umusore wahagurutse atubwira ko twamutoraguye mu masigure afite ngira ngo imyaka 7 amaze gukura amaze ndamubaza ntise ubahute kubahute sinamubazaga ibindi namazaga mu mutwe we ukuntu ubwo kandi amaze atubwira ko abantu bamwice umuryango we nabo bagerageje kumwica icyo gihe tujya kumutoragura mu masigre atubwira ati abantu ejo bundi mwarabarekuye ubwo urumva kumbwira mwarabarekuye n'ubwo ngo nawe ufite icyaha cyo kurekura aba bantu rwose ndamubwira ndacyemera nabwo nticyo cyaha ndagifite ariko ukimbabarereho kuko ntabwo ari icyaha cyo kugira nabi ni icyaha kijyanye no gukora ibidashoboka so mubajije ntise ntubahute ntiwumva mubaze nti buracya bukiro ubahute umwana arandeba ngo kubaho ngo mbaho ngo rega ngo tubaho kubera ko tubwira ngo tubeho umwana niko yanshubije ngo buri munsi kandi uratubwira ngo tubeho kubitubwira
tubaho. Niba uyu mwana rero afite umutima nk'uyu wo kubaho, wo kurenga kumwica kuko yarapfuye, kurenga uko yapfuye uko, yarangiza akambwira ati turubaho kuko tugura ngo tubeho, ndetse no kuvuga ngo tunabana n'aba ngaba batwishe ejo bundi warekuye. Nicyo yambwiraga Murambi hariya, atabara twishe warabarekuye, urangira tuvuga ngo nitubane, turakwemerera turabana. Niba icyo gishoboka, niba uyu mwana ashobora kubaho akababarira aba bamwishe, ninde mu Rwanda hano utatinyuka ngo ahagarara avuga ati twakoze ishyano rwose mutubabarire? Kubera iki batabikora? Niba twarabwiye abana bamariwe imiryango bafite imbunda, twabwira tuti ntimwihorere, ntimwice abantu barabica ariko mubyirinde, bakabyemera. Erega iyo batabyemera, ubu ngubu tuba tuvuga indi nkuru. Iyo batabyemera, iyo tutababwira ngo bumve, tuti musigeho mutica, ibyo James yavugaga, harimo bamwe bageraga batya nyine ukanamwumva, tukabafata tukabafunga, ariko habaga ari nka 1% byarenze. Hari noneho n'ababikoraga bangiza bakica. Hari wavugaga ati mwatubujije kwica, ariko aba bantu batwikiye ntabwo ari abo kureka gusa ngo bagende gutya, kubera ko ndi bumwice mukajya kumfunga cyangwa mukajya kugira gute, bakagenda akamwica yarangiza akirasa. Urumva uburemere bw'ubwo buzima bwacu bw'u Rwanda uko bumeze. Ntabwo ari ubuzima busanzwe. Mujye mureka kubikinisha, mujye mureka babashinyaguze bo hanze bo babikinishe, ariko mwebwe ntimukabikinishe kuko baba bashinyagurira. Nkuko ajyaho ngo ukinane useke n'umushinyaguzi ugushinyagurira. Ibintu biremereye kubwira abantu uti musigeho mutagira icyo mukora, ndetse babikoze ukabahana, bageraho bakabyemera, ariko barangiza abandi kuki abandi batatinyuka bavuga bati nk'ibi ngibi mwakoreye hano. Abantu bamwe batinyutse bakavuga kuki ikirimo kiremereye kirusha icyo n'iki. Ibyo ngibyo ubwabyo kuki bitabigukoresha mbese ahubwo? Ariko icyaje kuba ibintu byose abantu babihinduye politiki. Nabyo barabishakamo politiki. Ati yewe baravuga ko abahutu bishe, ngomba kubavugira, ntabwo najya hariya cyangwa ngo nishyire hanze mvuge ko dusaba imbabazi abishe, abantu bishe mu izina ryanjye. Ntabwo nabikora kubera ko mbikoze se nzumvikana nte nyine muri iyo constituency, muri iyo politiki. Urakina politiki ku buzima bw'abantu bw'igihugu gute? Byabaye politiki no hanze ibingibi bavuga ngo political space. Mu Rwanda niho hantu haba political space kurusha ahandi hariho hose. Ntabwo mpfa kubivuga gusa, ndababwira impamvu. U Rwanda rubana n'abarwishe. Tolerance, tolerating those who murdered 1 million people.
is tolerance you can never get anywhere in this world. Space duha n'abagenosideri. Waha space umugenosideri warangiza space abantu baba babaza yindi ni iyi usibye gushinyagura gusa. Democracy, human rights, freedoms. Ibyo bakoresha methods bakoresha na standards bakoresha ntabwo zakwaparayinga hano mu Rwanda, usibye gushinyagura kandi nabwo washatse kubikoresha ahubwo tuwarengeje igipimo. Yes. Space n'abagenosideri babona bakisangamo. What space is bigger than that? This political space that accommodates murderers, genociders. Space yiruta ni iyi ni ya hehe muzi mubimbwira. Bararangiza rero ngo bahaje ngo tugiye gupima ngo benemeje ya political space. Hari ibintu ejo nasomaga mu binyamakuru, hari red party, blue party, green party. Igihe nkabaza ngo ariko hari niki, what is it? Actually ejo nabwiye aba minister nabwo ariko maze iminsi nsoma ngo mwabujije abantu kwiyandikisha gukora politiki. Murababuriza iki? Mwababwira ntisi niba hari kubabuza muraha abantu agaciro batari banafite. Why don't you let these fellows run around as they want? Ariko niba gerageza kugira uwo bahutaza ntabwo bazamenya icyo bakubise. Yes. If it is freedom of running around doing nothing, that's your business. You can run around and do nothing. Because claim anything you want. Abajya kubabuza kuko nanjye sinumva icyo bababuriza. Bending up ngo banze ku niba ari kubandika, niba ari kubandikisha, niba ari I don't know. Why do you ariko mu Rwanda handitswe bangahe toto? Hari political parties zingahe? 10. Well, 10 are not enough by their standards. But you can have 20, you can have, split them. What 10, 20? My question is, ni iki dukorera u Rwanda? Ni iki dukorera aya mateka yacu mabi atagira uko umuntu yayasobanura? Ariko niba ushaka kugira ngo haruza ushaka kongera guhutaza, rubyiruko muri hano rwose mushyira ibirenge hasi, mube abanyarwanda, mube u Rwanda, mube cyo muri cyo. Yes, with the confidence, with responsibility, mwumve ko you. Ariko anybody bakongera kuzanamo ibintu bihagarika umuntu hariya ngo utarabona iyo muze mufate cyangwa ngo you should not be here, we can easily tugiye gutwara ubuzima bwawe. Please, your freedom ntibaho. Yes, mwari mukwiye kandi ibyo bahoze bavuga the anger yohoze ababwira ngo cyarakaza cyarenze icyo niki. Hariho ahantu hakwiriye kuba gucibwa umurongo,
hari ahantu umurongo ntarengwa uvuga ngo aha handi hose du ibyo ushaka ibyo rebe byose, ariko hari umurongo utarengwa, hari umurongo ntarengwa. Nta muntu ushobora kongera kubuza undi uburenganzira bwe, kumugirira nabi kubera ko adasa nawe. N'aba ngaba bumva ejo bundi batangiye kuvugira ngo interahamwe na FDR ngo abantu bumvikane nabo, njye ntabwo nirwa njye impaka kuri icyo ngicyo, kubera ko I will just wait for you at the right place and I will hit you. Ntabwo rwose njye nta nubwo nanamushubije, ntabwo nigeze njya ariko birazwi ko there is a line that you can't cross. hari umurongo udashobora kurengwa na rimwe, bishoboka. N'aba bita izo nterahamwe bagomba kuba bumva barabavugiye bagashyugumbwa n'ibi bigarasha bindi bikorana nabo, bakumva ko babonye noneho ngo icyaha cyahindutse politiki zabo. They will never know what has hit them. You can't. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho. Kirazira. Namwe rubyiruko mubimenye, ejo hatazagira ubabeshya. Ntibishoboka. Not by politics, not by land, not by sea, not by air. It will not happen. So rubyiruko, namwe ntimuzarerwe ngo mwumve nabi, ntimukumve nabi, muzumve neza, mube abantu, mube abanyarwanda. Nicyo tubatezeho, abanyarwanda bazima. Kandi mwifitemo ubushobozi nk'ubw'abandi bantu abo ari bo bose bafite. Mufite ubuzima, mufite ubushobozi, mufite ubwenge, mufite amaboko, mwakora ibyo mwifuza gukora, mwakorera igihugu cyanyu kigatera imbere kikaba nk'ibindi bihugu. Murabifite, mureke kubyangiza. Ntimukiyangize, ntimukabyangize. Iyo wiyangije uba ufite icyo wambuye igihugu, turagukeneye. Ntimukiyangize, mujye mumenye ko uru Rwanda rwarababaye. Nka yazina bankora iki, baruhora iki. Ariko iyo ufite bashaka kugira icyo baguhora bakurenganya, ugomba kwiyubaka. Wa wundi ufite icyo gushakamo, afite icyo guhora kitari cyo, ntabigereho. Ntakwiye kubigeraho. Edouard, iryo zina buriya rifite icyo rivuze. Baguhora iki? Uzange ko bagira icyo baguhora. Ikitari mu kuri bakiguhorera iki? Ubwo ni twese baduhora iki? Dukora ibintu bizima ku buryo ntawe udushakamo icyo twiyenzamo ngo agire icyo ageraho, tukimwime. Dukomeze tube abo dukwiriye kubaho. Nagira ngo rero bashimire nanone, ariko tubatezeho byinshi kandi
icyo cyizere cyacu ntimucyambura agaciro gifite. Ibindi bizajya bikomeza bive mu bufatanye, ariko abantu bakomeza batinyuke batinyuke bitandukanye n'ikibi, bitandukanye n'ikibi, abantu bose bitandukanye n'ikibi batinyuke babivuge. Umuntu azica yice mu izina ryawe, yice uceceke, kubera iki? Niyo waba utarishe ahubwo ngewe mfite ikibazo nawe, ngewe naba ntari mubishe ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice, nakwica nanjye. Ntabwo nakureka. Naho ibyindi by'isoni ngo abantu baratinya kuvuga. Wowe niba utarishe ngo unahaguruka ubisabire imbabazi, haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe, nawe uvuga uti ntabwo bikwiye kubaho. Erega jewe niyo ngiye hanze hatari mu banyarwanda mbwira abanyamahanga ntimutubabarira abanyarwanda twakoze amarorerwa, nanjye nishyiramo kuko nanjye ndi umunyarwanda. Twemeye mu Rwanda ko haba ibintu bidakwiriye kuhaba, natwe babirwanyije. Ugera icyaho uragifata ukakigira icyawe ukavuga ko ni abanyarwanda nyine. Ni inshingano dufite yo hindura izina, isura mbi dufite abanyarwanda. Ugira ngo aba banyarwanda, iyo bavuga abanyarwanda babicanyi bakoze jenoside, bicanyi iyo ngiye, ugira ngo uri Japan cyangwa uri Latin America aratuzi, saramenya ngo uyu ni ngo ujya musi wari ntabwo yishe Kagame, nawe ntabwo bajya muri ibyo. Bavuga abanyarwanda, abanyarwanda muri abicanyi. Ntabwo turabicanyi, ntabwo abatarabicanyi ntabwo twabyemera. Yes. Waragiye no kwica mu izina ryanjye ukavuga ngo narwanaga ku nyungu za Kagame niyo mpamvu nishe, ndakwihakana. Yes. Ntabwo wakora amarorerwa mu izina ryanjye ngo nkureke ugende. Aho bihuriye. Impamvu rero abantu batatinyuka ni iki ngo avuga ati no never nyine abishe twakoze ishyano mutubabarire. Utarishe wishe mu izina rya wakoze mu izina ryanjye akica, nawe mutubabarire, ntabwo azabyongera ngo mwemerere. Bityo kandi iteka ntabwo numva impamvu mu bantu ikibi cyatsinda icyiza, ntabwo njya nyumva. Abakora ibibi batsinda batabashaka ibyiza, mubimbwira. Izo soni umuntu yagira zo kuvuga ngo ngiye guhaguruka ndwanye iki kibi ku mugaragaro n'iyo cyakoze mu izina ryanjye, ntabwo ngishaka. Ugatinya. Iyo utinye, iyo bigaragaje mu bikorwa no mu mvugo, wa wundi wabikoze we niwe arunguka. Wabikoze mu izina ryawe, ibyo uvuga utanashaka, we ni inyungu kuri we. Nta mpamvu rero bikwiye kuba byawe. Urubyiruko rero, iyi nshingano twihaye ntimugire ngo iroroshye, ariko ni ngombwa, ni iya ngombwa. Yes. Kandi iramutse itanatuvunnye nabwo ubanza itakemura ibibazo dufite. Uko ituvuna, uko ivuna buri wese, nuko ijyanye n'uburemere bwayo n'akamaro kayo. Mugire ubuzima bwiza rero. Ari umuntu ushaka kugira numva nta kibazo ngize kubera ko ndi umuhutu. Ngerageje no gukurikirana icy'abatutsi bari kuzira, bambwira ko bari mu bantu bisha Habyarimana kandi ko bashaka kwica abahutu, bityo nabo bakaba bari kwidefanda. Numva ko ibyo ari byo byose kuba noneho abatutsi bagiye gupfa bafite icyo barimo kuzira. Icyo ngendereye
numvise duhagurutse hano ndahagaze mu cyuho cy'ibyo ubwoko bwacu bwakoze n'abambaye ikigwari. Ubwoko bwacu bwakoze ibintu bibi, bwishe abantu. Nari umwana w'umusore w'imyaka 18, ntabwo ibyo mvuga ari byo nabwiwe, ni ibyo nabonye. Kwica wakwica uwo mwarwanaga, ariko ntabwo wakwica n'umusazi wo mu muhanda cyangwa ngo wice mayibobo cyangwa wice uruhinja. Ibyo ni ibintu numva ku mutima wanjye nk'umuntu uvuka muri ayo mateka nkwiye gusabira imbabazi. Wica umwana wabyaye. Twebwe aho tuvuka ni Cyangugu, nta nkotanyi zahageze, bityo abanyacyangugu bica abatutsi babaziza ko inkotanyi zabateye. Ibyo ntabyo twabonye twebwe, ariko kubona n'abantu bica abasazi bakica impinja, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje, ntabwo tubishyigikiye, nta nubwo tubyemera. Guhaguruka ukagenda mvuga ngo navuye mu bagabo, igihugu cyateranye, abantu bavuze ibikomere, barababaye, abantu n'imfubyi, abagore bafashwe ku ngufu, abana ibintu by'indengakamere. Mu by'ukuri bivuye ku mutima wanjye, ubwo bwoko bwacu bwakoze ibintu bibi kandi yewe bisabiye imbabazi. Ubu ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose mujinya, n'abari abandi baducitse bakambuka. Ikijya kimbabaza, ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya. Ndabizi ubwicanyi bw'abahutu bwarabaye, hari n'ibyo twiboneye muri 1994 n'imyaka 12. Nabonye n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi kandi bukozwe n'inkotanyi. Muri make Amerika ikungahaye ku madolari, Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro n'ibindi, u Rwanda rukungahaye ku bwicanyi. Izo ni inyungu duhuje n'uwo mutwe wa F23, rero tukaba duhuza ibikorwa mu by'umutekano, cyane cyane nyine ko umupaka wose ubu ngubu ari wo bawugenzura kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo. The words have gone, the truth has been revealed. Kagame has lied many times and now he has finally been revealed. He's the murderer, the plunderer, the trainer of the wicked, and he himself admits it. Maneno yametoweka, ukweli umefichuliwa. Kagame medanganya mara nyingi na sasa hatimaye yamefichuliwa. Yeye ndiye muuaji, mnyang'anyi, mkufunzi wa waovu, na yeye mwenyewe anakiri hilo. Ebigambo biwedeho amazima gazulidwa. Kagame alimba emirundi mingi ngakati ya maizo kubikuwa. Ye mutemu munyazi mutendesi wa babiera ye kenyini akikiriza. Le monde disparu, la vérité éclatée. Kagame a menti à maintes reprises, le voilà enfin démasqué. Il est le meurtrier, le pileur, le monteur des criminels, et il admet lui-même. Maloba yango esili verite bimi. Kagame akosa kimbala na mbala. Pesikoyo nsuka balongoli ye maske azali mobomi mopunzi mopesi toli ya bato mabe. Moko andimi yangu Kagame. Ukweli ni wa pole pole lakini hauishi kamwe. Kagame, umekuwa mnafiki, unasema uongo, unafikiri una akili kuliko wengine. Unafikiri matendo yako maovu hayatagunduliwa. Umeiba, umeua, umeteka nyara, umetukana, na sasa wewe ni mkufunzi wa wawaji. Wewe ndiye unayewafunza magaidi na kuwasaidia katika kuua. Machozi ya dhuluma na damu uliyomwaga tayari yamekufanya aibu. Sasa umekuwa laana, ulimwengu wote umekujua na umekubali.
anajificha. Oh, kweli uko wazi. Kagame anajificha. Oh, Kagame anajificha. The words have gone, the truth has been revealed. Kagame has lied many times and now he has finally been revealed. He's the murderer, the plunderer, the trainer of the wicked, and he himself admits it. Maneno yametoweka, ukweli umefichuliwa. Kagame amedanganya mara nyingi na sasa hatima yamefichuliwa. Yeye ndiye muuaji mnyang'anyi, mkufunzi wa waovu, na yeye mwenye anakiri hilo. Ebigambo biwedewo amazima gazulidwa. Kagame alimba emirundi mingi ngakati ya maizo kubikula. Ye mutemu munyazi mutendesi wa babiera yeke nyini akikiriza. Le monde disparo, la vérité éclatée. Kagame a menti, a maintes reprises, le voilà enfant des masques. Il est le meurtrier, le pileur, le monteur des criminels. Et il admet lui-même. Aloba yango esili verite bimi. Kagame akosa kimbala na mbala. Esiko yunsuka nsuka balongoli e maske zali mobomi mopunzi mopesi toli ya bato mabe. Be moko andimi yangu Kagame. Oh, ukweli uko wazi, Kagame anajificha. Ukweli uko wazi, Kagame anajificha.